ndimo ndakubaza ni he hantu heza umuntu ashobora guhura n'undi muntu ukavuga ati none ahantu kuba duhuriye hano hantu byavamo twakundana bigakomera. Reka manza ngutere story. Urumva igihe kimwe umukobwa yari ku murongo wa bisi nyine bisanzwe yarimo aritegera atashye wabo mu rugo. Noneho umusore aza kwa kundi umuntu azari kwica arimo ariseseka mu mirongo kuko umurongo bari muremure cyane. Umutipa araza umungaraza nyine yiseseka imbere y'uwo mukobwa. Abantu bose batabatangira kuvuga uyu muntu aradutanze yagomba kujya inyuma twahagaza n'igihe kinini yaraje yatujya imbere. Umukobwa atavuga ati we uyu muntu n'umugabo wanjye yaragiye gushyisha amafaranga ku ikarita araje tugiye kugendana nyine n'umugabo wanjye. Bose bataceka. Mu by'ukuri umukobwa ntabwo yarazi umuhungu n'umuhungu ntabwo yarazi umukobwa kubera ko kantu konyine umuhungu yumvisha umukobwa mukoreye kamukoze ahantu ku mutima. Nuko bisi raza bicara muri bisi hanyuma bisi rakomeza nyine iragenda. Ariko ubwo bari bicanye ku ntebe imwe bagiye baganira bahana contact batangira kugenda bavugana gahoro gahoro. Hanyuma kumba umusore yaragiye kureba inzu. Urumva yarimo ariruhuta kugira ngo bari barimo barakora finissage ku nzu ye kugira ngo nyine agendere uko babikoze neza hanyuma nahembe n'abakozi. Umuhungu nyine agere yagiye n'umukobwa nawe ubwo yari muri quartier wabo abaragiye ariko bahanye contact. Ubwo rero ageze yo bareba inzu rishyura birarangira inzu birarangiye batangira kuba inshuti zasa baba inshuti. Hahandi ubucuti bwabo burakomera hahandi regeraho bagira abakopine bajya muri copinage yarangira bagira muri fiançailles irarangira bafata umwanzuro ko bagiye kuba umugore n'umugabo. Ariko uyibuka ahantu bahuriye aho ngaho ku murongo wa bisi bicana muri bisi baragenda batandukana gutyo. Ubwo nyine baje gukora mariage. Iyo story narayukunze mana you can't imagine. Hanyuma baje kuganira wa muhungu aramubwira ati uziko Imana ikora ibintu utatekerezaga. Ntabwo nari nzi ko ino nzu ndimo ndirukanga ngo njye kureba ukuntu bayikoze nazi ko ariho tuzayibanamo. Ariko ukuntu wese uvuga ngo ndi umugabo wawe nakuntu byahise nyine biba urumva ibintu biri so amazing nawe byagutangaza. Sasa rero aha hantu nakuyemo isomo na hantu na hamwe utahura n'umuntu wawe na hantu na hamwe udashaka gukura umuntu wakubera umugore cyangwa se wakubera umugabo. As long as muganiriye ukumva murahuza ukumva wujuje ibyo yifuza byose umva nta hantu na hamwe mutahura ngo muhuze. Apart from yo kuva kwa kundi twikizemo ngo umuntu twahuriye mu rusengero hari n'abantu baza gusenga kuko ari cyo bashaka cyangwa se kuko ari uburyo bashaka kwiyerekana ngo umuntu mubone muri iyo shusho yuko asenga kandi mu by'ukuri nta bimurimo. Cyangwa se ku ishuri nyine yagera hanze ubuzima bukamuhindura bla 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 bikarangira. Ariko ndakumenyesha ko nta hantu na hamwe tahura n'umuntu mu gihe cyose muganiriye gukumva murahuza nta hantu hamwe utahura n'ubuntu ngo mubane. Nta hantu hari precise muri make naho wakoze kubana nanjye no kumva igitekerezo